twakundanye icyo gihe niga 5e secondaire, ndangiza 6e secondaire njya mu wa mbere university. Mu wa mbere rero nibwo yaje kuntera inda. Nta mukobwa ni gake umukobwa yakwemera ko muryamana atagukunda, noneho we uri kubikora uri gukinisha umutima we. Noneho hari ikintu nk'abari abakobwa babikora batazi. Icyambere cyo ni muryamana rimwe mukaryamana kabiri ntago azagaruka, azahita ajya kureba abandi. Ikintu cyambere cyambabaje wenda n'ibya vuba ni ukubyara umwana ukagira umwana ukunda cyane ariko papa we mutumvikana. Ikindi ni ukwizera umuntu kuri yakowe y'100%, yarangiza akaguhinduka mu buryo utazi. Ikindi cyambabaje noneho kurushaho ni ukuntu yamfashaga byagera nyuma akabinturira. Yego, icyo cyo cyarambabaje, ndavuga hari atekereza ko ibyo akora ni nyine nijya ari kubigira nta nubwo atekereza ko ari umwana we. Ikinyobwa cy'abagabo, inkumi n'abasore ni ijambo umubasha cyangwa umubasha yingirwa Musanze mu Gashangiro. Iyo mvuye ku kazi saa sita niyakiriza ijambo umubasha. Nijoro ndi ku meza ikibura ku meza. Tubaramutse mwebwe muduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko muri kubibona imbere ya kamera hariho umukobwa mwiza, ni mwiza ahita seka. Numwe mu bantu filimi Ikiraro cy'urukundo navuga yagezeho imuhindurira ubuzima, ihindura byinshi, agira inyigisho akuramo. Iyo tuvuze Ikiraro cy'urukundo hari benshi batumva igisobanuro cyabyo, ariko yambwiye ko hari igisobanuro afite ku Kiraro cy'urukundo. Reka dutangire tuganire nawe. Muraho neza? Muraho neza. Nitwa Uwimana Valentine, niyo mazina niswe n'ababyeyi. Kuri ayo nkoresha muri social media nitwa Vava Daisy. Ubwo Daisy naryo ni izina rifite amateka. Vava byo byatutse kuri Valentine. Yego. Daisy. Daisy no umusore twakundanaga kera, tuzi 2016 2017 nari nkiri umwana. Aranyita nyine, icyo gihe ambwiye ko bisobanura ibirabo nyine byinshi ukuntu. Ararinyita nyine mitambifata uko nguko. Mpera icyo gihe ngitwa kugeza uyu munsi niryo nyine nkoresha. Ntago ari abantu benshi bariza, ariko ubwo nyine n'abaribonaga ahantu riri batazi icyo risobanuye ndabivuze. Bivuze ngo umusore cyamukunda. Rumva kuba ngitwa bifite impamvu kuba nkikigirwa. Yego. Uri umwe mu bantu bakurikirana filimi Ikiraro cy'urukundo, wanambwiye ko hari byinshi mu byo dukina cyangwa se mu bikinwa n'abakinnyi batandukanye, by'umwihariko nk'Ikiraro cy'urukundo mbwira ko ugifiteho amateka kandi ushobora none wasobanura ijambo Ikiraro cy'urukundo. Ugiye kubwira umuntu Ikiraro cy'urukundo ku buzima bwawe, ndashaka ko duhera aho ngaho muri makeya. Ku buzima bwanjye ni byinshi, ntago nabitangira ngo step ya mbere ya kabiri ya gatatu, ndahera ku ya gatatu. Iya mbere nyine irimo byo bya Daisy n'ibindi, ariko ntago ariyo mperaho. Wenda byo twazabigaho ikindi gihe. Uyu munsi ndahera ku ya gatatu. Niba ngombwa ko ndakwaza no ku ya kabiri. Aya tubavuga ku ya gatatu gusa uyu munsi. Nuko filime nyibona nabonye bimwe bisa n'ibyo nahuyemo, ndavuga wow, abantu nyine bari gukina ubuzima abantu babamo, societe nyine bayemo, kuko hano hanze abantu barakomeretse kandi bakomerekejwe n'urukundo benshi. Nyine abantu benshi bagiye bagira deception mu rukundo, nanjye nihereyeho. Nigize kujya mu rukundo, ni life story y'urukundo rwanjye, step ya gatatu, episode ya gatatu.
donc ni umusore twakundanaga, ntabwo ndi buze kumuvuga amazina, ndamwubaha kuko ndamuhekeye. Twakundanye icyo gihe niga 5e secondaire, ndangiza 6e secondaire njya mu wa mbere university. Mu wa mbere rero nibwo yaje kuntera inda. University. Yeah. Bari kuri buruse ya leta? Oya. Ni ababyeyi banyishyuriraga. Urumva nari mfite akazi icyo gihe, nkazajya mfataho make nkiyishyurira, ababyeyi bakanyongerera. Umunsi ndamubwira natangiye gutekereza nyine ko ntwite, ndavuga nshobora kuba ntwite, ariko ukuntu ijya mbigenza iyo nyine ntekereje ko mfite ikibazo, manza gutekereza ukuntu ndi bugikemure mbere yo kujya undi muntu wundi mbibwira, yaba ari uwo byerekeyeho cyangwa se undi muntu hafi yanjye. Ko ndatekereza uburyo bubiri, ndavuga nimbimubwira akanyihakana ndabigenza gute, nimbibwira ababyeyi bakantererana ndabigenza gute, nimbibwira inshuti zanjye bikagenda nabi ndabigenza gute. Ndambanza ngashaka igisubizo. Icyo gihe namanje nshaka igisubizo cyanjye ku giti cyanjye, ndavuga mbere yuko mbibwira abantu bose ibindi ngenda bigenza ndaza kubigenza gute. Igisubizo narakibonye ko nari mfite akazi icyo gihe, byari byoroshye. Urumva nta nubwo ubundi ubana n'ababyeyi nibwo utekereza ukavuga ati noneho bari bunyice. Noneho ndabimubwira. Umusore yaguteye inda agusanze mu nzu wabagamo cyangwa wari wamusanze we aha? Twari twasohotse. Twari twasohotse kuko no mu rugo bari bamuzi, yakundaga kuhaza kenshi. Urumva iyo umuntu mumaranye igihe kinini hari ukuntu umwizera, ukavuga wow, n'umuntu nyine yagukunda, hari ukuntu ubona umuntu agukunda. Kumbe icana nabwira n'abakobwa bagiye bagenzi banjye, agiye amanza gutekereza kabiri, ese uyu muntu turi kumwe koko biri seri yarankunda cyangwa se ni ikindi ankurikiranyeho. Maze bwa mbere nagiye kwa muganga inshuro 3, nyine numva mbona mfite ibimenyetso by'uko ntwite, ariko njya kwa muganga inshuro 3 bampima. Iya mbere nagiye babona ntago ntwite, subirayo barambwira ngo ntago ntwite, njya kuri hopitale naho barambwira ngo ntago ntwite. Ndavuga se nyine ntangira gutekereza ikintu kindi naba ndwaye. Bwa kane nsubiyeyo nibwo bambwiye ndatwite. Ariko kubera ko nakuze nkunda abana, uruhande rumwe nabuze ati wawe, nyine ndishima ntitaye ku muntu wari wese ndi bubibwire, kuko numvaga boss ngiye kugira ikintu kizatuma nkura nkumva ngize inshingano, kandi ukabyara umuntu ukundana. Yego, kandi nkumva ngiye kubyarira umuntu nkunda kandi cyane, kandi uko nabonaga nankunda. Ndangije ndavuga ndabimubwira, nyine nawe ntiyabyemera. Mushyira impapuro zo kwa muganga bari bwabyemera. Narangije arambwira ku munsi ukurikiye arampamagara ngo duhure. Tugiye guhura nta kindi yambwiye, arambwiye atakira amafaranga ugiye gukuramo inda. Ndamubwira nicyo gisubizo cyanyine ufite? Ati yego. Navuga rero njye nari nabonye ibisubizo birenze kimwe, kandi muri icyo cyawe ntago nari nakibonyemo. Ndaza gukurikira nyine ibisubizo byanjye nabonye, ntago nari kubibwira mu rugo, nta nubwo nari gutahayo. Navuze ati nari mfite amafaranga make yo kwishyura minerivare. Navuze ati reka nshaka ahantu mba ngiye manze nanjye ubwanjye niyakire, numva ibintu biri kumbaho koko biri kubaho. Ndashaka igisubizo wamusubije akimara kukubwira ko ugomba gukuramo iyo nda. Narambwiye ntago bishoboka. Uwo munsi niwo twarekewe kuvugana, mpita ngenda mva inaha i Musanze, ntago ariho mvuka ariko niho nabaga. Ndagenda njya kuba i Kigali, nahabaye I think amezi 4.
muri ayo mezi ane nari ndiyo nagerageje kuvugisha mu rugo, ndababwira rero byagenze gutya, ntabwo rero nshaka kubashyiraho umutwaro wanjye, reka nshaka uko mbaho. Ukigera mu rugo bwa mbere wabibwiye nde, yakwakiriye ate, byageze ku bwarawihuta cyane? Kuko bari bamuzi, urumva barambuze, nagiye nta muntu ubwiye, barambura baranshaka, nayo baramubaza aho ati ntabwo nzi ahantu ari, ntiyanababwira ko nagiye ntite. Nyuma nyine bakomeje kumuhatiririza, arababwira ati cyakoze yagiye atwite kandi inda n'ijya wayimuteye, ariko ntabwo nzi ahantu ari. Nyuma nyine hari ukuntu buri ahantu ukamenya n'amakuru ko n'ubundi babimenye, ndangije ndavuga reka mbibabwire. Aya ntabwo nabibabwiye, twaravuganye, narabandikiye message, ntabwo nari kubona imbaraga zo kubahamagara, mbabwira nyine ukuntu byagenze, nandikira mukuru wanjye mukuru, kuko n'ubundi muri famiye hari ukuntu muri famiye ugira umuntu utinya kandi nyine no wisanzuraho. Njye nandikiye uwo ntinya, ndavuga ati reka ndebe ko ari bubyakire. Yego, arangije arambwira nta kibazo uzagaruke mu rugo iki n'iki, ariko nabwo ndavuga ntago nasubirayo wapi. Arambaza subahe, mubwiye aho mba nk'umunsi ukurikiraho papa yaje kunyitwarira, nyine ngaruka mu rugo, baramfasha ndabyara. Icyo gihe cyose ntabwo twavuganaga, maze kubyara rero umwana afite nk'ukwezi nibwo se yagarutse arashaka umwana we. Hashize nk'ukwezi umwana avutse. Umukobwa umuhungu? Umuhungu. Ubu ufite imfura y'umuhungu, umusore mwiza cyane. Arangije aragaruka arashaka umwana we, bamubwira se kandi abaye umwana wawe gute, ko yanamwihakanya akavuga ntago mbizi niba ari n'umwana wanjye. Nyine kwa kundi kw'abasore, umusore araguhinduka akibaza niba ari wowe wari uzi, bikagucanga. Arangije ndamubwira abaye umwana wawe ate aka kanya. Ubwo yagarutse ari gutekereza, turi muri processes zo kugira ngo njye kumwandikisha, ariko mwiyandikishe. Umwana avuka wamwandikishije kuri inde? Ntabwo icyo gihe nari nakamwandikishije. Oya, ubu ngubu umwana yanditse kuri inde? Atwanditseho twembi. Mu rugendo rwawe ni ikihe kintu cyakubabaje kuri uwo musore mwakundanaga? Urumva kwizera umuntu ukamukunda, nyine ukumva ko ari byose umubwira buri kimwe, yarangiza akagutenguha. Kuko nta nubwo ari iryo rimwe yantengushye gusa, yantengushye n'inshuro ya kabiri. Ibyo byose byararangiye, tubaho tumera neza, umwana arakura amera neza, mfite akazi kameze neza. Bitewe n'akazi yakoraga baza kumufunga. Muri uko kumufunga arampamagara, ndavuga ati ari muri afunzwe nyine, arampamagara avuga ati ndakwinginze, narizi nabonye nyine ko nakubabaje, basi mbabarira twongere dusubirane. Ndavuga kuko ndavuga nubwo nyine umuntu yabarakubabaje, ubundi tuba tukwiye no kwiga kubabarira, cyane ko nubwo wenda tutavugana, ariko nyine naramubabariye kandi ntago byabukuraho kumwubaha kuko ndamuhekeye. Muri icyo gihe afunzwe bavuga reka dusubirane, reka nyine dukosora amakosa yahashize. Ndavuga nta kibazo, kubera iki ntaho umwana amahirwe kugira ngo abane n'ababyeyi be bombi. Ubwo turongera turakundana, ariko amezi abiri ntabwo yashize n'ubundi bitaranga, n'ubundi byaranze. Yaguhemukiye ate sasa rero bwa kabiri ubwo nabwo naje kumva hari undi mukobwa yateretaga w'umusirikare. Iyo story nayimenye nyuma. Nari mbizi nubwo abimbwira, ariko umukobwa n'ubundi akambwira ngo ndaje ngo tuzabane, afite n'undi mukobwa bibwira. Ako n'ubundi birangira n'umukobwa amukatiye agiye kwishakira undi mugabo, kuko yabonye amukatiye nawe niba yaratangiye kumva ko abakobwa bose ni bamwe, kandi niba amameke ubwa mbere agiye no kubinzanamo ubwa kabiri.
aratangira ngo n'ubundi ngo ntabwo byashoboka ngo ko tubana ngo baramubwiye ngo inzoga ngo kandi azi ntazinywa. Ndamubaza se ubundi wowe wigeze umbaza ko nzinywa ndabyemera cyangwa ndabihakana? Mbere y'uko babikubwira wigeze ubimbaza? Ndakekana ntabwo ntekereza ko ariyo mpamvu ko n'ubundi yari afite izindi gahunda zo kugenda, kuko iyo umuntu afite gahunda ashaka impamvu ku kantu gatoya. Ndangije ndamubwira, arangije noneho ari naho byavuye kuvuga ati reka mbyihorere no kumuvugisha. Iyo umuntu agufasha muri icyo gihe cyose kuva yakwanishisha umwana, nyine yagerageje kumufasha ibishoboka. Valentine, mbwira nk'ibintu bitatu byakubabaje ku butandukanye n'umukunzi wawe cyangwa se kuva kubyariye uyu munsi wa none ukaba uriho ufite umwaka afite imyaka ingahe? Afite umwaka n'igice. Umwana ufite imyaka n'igice w'umuhungu, ni ibihe bintu byakubabaje ku buzima bwawe kuva muri urwo rugendo kuva rutangiye kugeza uyu munsi wa none? Kuko nk'uduteze amatwi uri kutureba isaba n'ishusho y'ubuzima wanyuzemo, n'ishusho ya Goreti na Olivier, nubwo Goreti yabeshaga Olivier, ariko kuri iyo point yo gufungwa ni ishusho ya Cece uyu munsi wa none dufite muri gereza. Ntabwo tuzi icyo James azakora kugufunga kwa Cece. Wowe ni ibihe bintu byakubabaje kuri izi sawa wibuka ukuma biguteye n'agahinda muri urwo rugendo rw'urukundo wagiranye na Sheri wawe? Ikintu cya mbere cyambabaje wenda ni ibya vuba, ni ukubyara umwana ukagira umwana ukunda cyane ariko papa we mutumvikana. Ikindi ni ukwizera umuntu kuri yakowe y'100%, yarangiza akaguhinduka mu buryo utazi. Ikindi cyambabaje noneho kurushaho ni ukuntu yamfashaga byagera nyuma akabincyurira. Yego, icyo cyo cyarambabaje. Ndavuga hari atekereza ko ibyo akora ni nyine nijya ari kubigira, nta nubwo atekereza ko ari umwana we. Yego, icyo nacyo cyarambabaje. Ndavuga why, ari nacyo cyatumye mfata umwanzuro. Ndavuga n'ubundi uko byagenda kose ntago mfite ubushobozi bwinshi, ariko ndagerageza gukora ku buryo umwana atakwambara nabi cyangwa atarya nabi, kandi no mu famille yanjye baragerageza bakamfasha. Rero ndavuga kubera icyo umuntu ari kuncyurira, niba yaguhaye dumbi tungahe uwaye yagucyurira ngo urampamagara uranstressa, kandi aba yatuguhaye watwakiriye. Urumva ariko ntago yamanyamusabye ku buryo yagera nyuma ngo agucyurire. Ubu iki gihe cya none aje ati umwana wanjye cyanshaka ko tubana, wabyemera? Urumva ntabwo umubyeyi aba akwiye kubuza umwana uburenganzira bwe. Nanabibwira n'abandi babyeyi, kuko umwana atarageraho agira amahitamo yavuge nshaka kubana n'uyu, ngiye ku giti cyanjye ntabwo namumuha. Ariko igihe umwana azaba ashobora kuvuga ati ndashaka kujya kubaha, na mu burenganzira akagenda, kuko ari umwana ubyifuza. Ariko kuko ari ubyifuza nka se, ntabwo nabyemera. Nabyemera gute se? Ni gute wumva ari ikiriyo cy'urukundo kuri wowe cyakugezeho mu buzima bwawe kuva winjiye mu rukundo kugeza uyu munsi wa none? Ibyo bintu, impamvu nyamukuru nuko ibyo bintu byanteye kumva abagabo mbanze ku buryo byageze aho hari igihe cyaciyemo nkabona nyine abagabo bose ni kimwe. Kuvuga ngo icyo wanze ni abagabo, ntabwo wanze abasore. Haje abasore wabemera? Hari igitsina sore kibaho. Icyo wanze ni iki? Igitsina gabo. Tutaragira uwo musaza aramutse araje ni nka papa James muri filime cyangwa se Ndanda, ntabwo uzamwugurura, ntabwo uzamuha karibu. Afite buri kimwe cyose wifuza arakiguha. Akwishyurira inzu, umwana wawe umumenyere buri kimwe, ariko nawe umumenyere cyane n'ubwo wanze igitsina gabo. Ariko nta muntu wanjye igitsina gabo yanga abagabo cyangwa abasore, ariko igitsina gabo iyo cyaje utazongera gushaka ahari. Sibyo ko nari ngiye kubeshya. Kandi ntabwo njya mbeshya. Arumva aje afite buri kimwe, ariko nanjye mfite amaboko gusa.
ndabyumva yafite afite buri kimwe, afite amafaranga, afite inote, afite iki n'imodoka ashobora kuyikugurira n'inzu ashobora no kuyikubakira, ubona umwana wakanabibageza ko gushaka bibaho ntimuzigiye munashaka uwo muntu ntabwo wamuha karibu. uzi ko navuye ku kazi kubera iyo mpamvu. Byagenze ntabwo ndabivuga ntabwo ndabivuga uragira ngo boss bazamwongere mu muhanda. yagusabye ku bintu ntabwo mbivuga byo muri make. Byagenze uragira ngo boss bazamwongere mu muhanda. nagira aba boss rero nasigawe ni boss ubu ari gusezera akazi. Yego kandi kampembaga neza ikampa buri ibyo byose nkeneye. Unanizwa n'abandi bakozi mwakorana? Nanizwa n'abo boss b'iyi minsi. Oya umukozi aba umwe ku kazi. Wananizwe n'abakozi mwakoranaga, wananijwe nuko? Nananijwe na boss wanjye. Yego. Good. Amanye utiye ku n'ikiganiro cy'igifungo yatubwiza ukuri. Byagenze uti? Shabyore. Ubu koko uragira ngo umuneze kandi ashobora kuba areba ibiganiro. Kubera ko twashwanyira arabimenye. Ikintu wamwenye ukumva ko ari cyo cyatumye usezera ku kazi, yarakwirukanye cyangwa warasezeye? Narasezeye. Usezera bitewe n'iki? Hari ukuntu ubona umuntu ari kugushyiraho pressure cyane kandi ibyo ari kugusaba utabishoboye, kandi nyine ni boss, ibintu arimo n'ibyo ibintu urimo n'ibyo. Waragerageje rimwe, bwa kabiri, bwa gatatu, bigeze ku nshuro ya gatanu ubona ntiwakomeza kubishobora? Bwa mbere nagishije inama mukuru wanjye, ndavuga ko mbona bimeze gutya nkora iki. Narambwiye agerageza ukore nyine ujye ukwepana nawe uko nguko. Ndangije finally ntabwo nigeze mugisha inama, yaraje asanga ndi mu rugo aravuga se ko utagiye ku kazi. Ntangega nitamwereka ibaruwa nyine ko nagasezeye. Uwo mubosi si nka Papa James? Aramuruta. Papa James nagasore. Ariko nyine ni ikigero. Noneho hari ikintu nk'abari abakobwa babikora batazi. Icyambere cyo nimuryamana rimwe mukaryamana kabiri ntago azagaruka, azahita ajya kureba abandi. Numva sinashobora kugusigira ibirwara nkanjye ufite n'umwana, noneho na wa mwana kuko ukomeze turi kuvugana nseka nuko ibikomere bimwe byarakize. Ndakeka yaba ari nko mu mwaka washize iyi interview ntago nakikora meze gutya, nta nubwo nabashaka kuba navugana n'umuntu n'iminota n'icumi. Nazaga kukubaza nti mbese ko ari story uri kubara umeze nk'uri guseka yaguteye ibyishimo kandi ari inkuru ibabaje cyane? Nuko ibikomere byinshi nsa nkaho nakize ibikomere by'ibyo bintu njye bwanjye nize kwivura, niga nyine kwivura ibikomere byose nagiye mpura nabyo. Ndavuga ninkomeza n'ubundi umuntu wabinteye arahameze neza, nanjye ndaho najyaga ndarandira n'abantu tubana batabizi, ariko buri gihe najya mu buriri nkararandira bugacya. Wenda utarakomeza gatoya, ugize gutya umugabo aguteye inda arakwigurutse, nyuma yaharagarutse, ntabwo ari muri gereza, uramufashije kugira ngo asohoke muri gereza, nabwo avuyemo arakwigurutse, ugize utyo ubonye akazi mu mezi 6, uragataye. Hari abana b'abakobwa benshi bakunda kubona akazi, ariko uwabahaye akazi yarabanje kubereka ibimenyetso by'icyo abakurikiyeho. Ubu ako kazi ubundi ukabona ntabwo byari mu nzira yo kugira ngo uryamana n'uwo mubosi. Oya, ko ibintu bari bampamagaye ngo njye gukora, nanjye nari mbizi ko mbishoboye. Byari kubakorera ibintu by'imisoro na comptabilité ku ruhande. Ako nari nzi ko ibintu by'imisoro iri deep atari abantu benshi babizi. Nuko kumva ko bya mbere akazi bampamagare ngashoboye, numvaga fine nakazi ngiye gukora, nzakora akazi bampembe. None icyo kintu cyanyigishije isomo ko nta kazi nubwo wenda ndi kwiga ndi gukomeza kwiga nkagira uti, ako nta muntu wampa akazi ngo nkemere. Ubura ko bitazakora? Ndi kwiga ntazakora, ndi kwiga kugira ngo ngire ubwenge bwinshi. I want to be my own boss.
kuko abo badukoresha natwe twashobora tugakoresha abandi. Ko umuntu agukoresha ibirenze akazi yaguhaye kuko nyine hari icyo ari kubona ari kugufasha. Niba ari kuguhemba urabizi nyine akazi ngo karabuze, abantu bose akazi karabuze. Niyo ndirimbo natangira kukwereka rero ko akazi kabuze, ko nugenda ntaho urajya n'ubundi ni kwa kundi azagukoresha icyo ashaka. Ibyo byanyigishije ko ngomba uko byagenda kose just ngomba kugira icyo nikorera. Valentine, ubu ufite umwana, ufite se, umwana utabana na se, byibura nubwo ibikomere byawe byamaze gukira kandi ukaba uvuga uti nize kwivura koko hari aho nabashije kwishima kuko ndishima byanze bikunze yongeye kubabara nkishima kugira ngo nkwako n'umuntu bavanga no kwikirigita akaba yaseka nani nkwakona ari kwambaye inkweto nziza ariko yambariye ku gisebe. Ubu ngubu wowe ubwa wakuntu uri kuvuga gutyo umeze nk'uri guseka, hari umukobwa uduteza amatwi cyangwa udukurikiye yavuga ati wow, uyu mukobwa ugameze kuriya nanjye nimbikore bananziyakira nige kunyurwa nka kuriya. Ndashaka ko uza deep gatoya cyane, ujya deep byanze bikunze mu kubyara kwawe nta bise bitaryana, ibise byose biraryana, ariko ngo umubyeyi amaze kubyara yibagirwa umubabaro. Tunyuremo urugendo ruto cyane mu gihe cyo kubyara. Igihe cyo kubyara unatubwire umusore akimara kumva ngo wamubyariye umuhungu. Mu gihe cyo kubyara byo bana yanjye cyakaze nyine ntarabyara najyaga mbitekerezaho nkavuga nakumva ukuntu abantu batinya ibise, abantu bose batinya ibise, nabitekerezaho nkumva ngiye nko kurwara ihahamuka. Manza nibyo byatumaga ntanavuga, natekerezaga agahinda kandi nifitiye, natekereza none n'ibizambaho nkavuga noneho nzapfa. Ariko nyine ngira mukuru wanjye ndanamukunda cyane ko yarazi ko ngira ubwoba cyane, nyine yaramfashije, sinzi n'ikintu namwitura fa. Ubundi nyine abantu bajya bambaza ko wabyaye, nyine ntago nzi ko nyine ko wabyaye bisemera gute, mvuze uko bimera nambeshye ntago mbizi. Ugiye kubona navutse nige uzebaza atazi bise nazaye kwa Maria. Ayo ya ariko nyine ako karakanyuzeho ariko ntago mbizi. Bankoresezanya ariko ntaragira ibise, ko yabize hari igihe ubisaba bigakunda. Wabyaye bakubaze. Urumva nanjye ntago muri icyo gihe cyose nagarutse muri famille ntago nigize mbaho nabi, ko kuri yurarikira akantu ako nekeneraga kose barakampaga, ariko nyine hari imite tutazana. Urumva kubera ko ntago ubuzi nabo ugitetera barabyakira gute. Iryo ni ryo tandukaniro ryo kuba uri umukobwa uri mu rugo no kuba uri kumwe n'umugabo. Yego. Tugana ku musozo, hari ikintu kiri ku mutima wawe wabwira abantu baduteze amatwi cyangwa se wumva waje utekereza uti byanze bikunze ntabwo ndi buve kuri Iris Rwanda TV ntagize icyo mvuga kuri ibi bintu, ndagira ngo noneho ubivugeho muri makeya ubivimusi bisanzure. Icyambere ni inama nagira abana b'abakobwa, ndabizi bireze pe, nyine ibyo wamazaga ngo by'abasponsor bireze. Ikintu cyambere nagira abana b'abakobwa inama, yumve ko uwo muntu uri kumuha ibyo byose yita ko ari iby'agaciro, ni iby'agaciro muri uwo mwanya, ntago ari iby'agaciro mu gihe kirekire. Ndatekereza namara kubona ibyo washaka, ntuzi ibindi birenze hari bugusigire, ariko wibyara iri bushake namara kubibona azagenda gusige, noneho ugende wandagara isi kubona. Rero bajya batekereza kabiri, ikintu cyose nibe hari icyo utari kubasha kubona, wikwifuza ngo kanaka yambaye agakweto keza, yambaye agapantaro keza, ntago uzi niba ashobore kuba yarakoze cyane akakabona, ashobore kuba afite famille yakoze cyane imubonera buri kimwe. Rero niba waravutse ahantu utabona ibyo buri kimwe, ahubwo tekereza ukuntu utazapfa utabona icyo buri kimwe, cyangwa se abana bawe batabona buri kimwe. Utekereze gukora cyane, aho gutekereza ngo hari umusaza uri buze kunjyana gushopinga. Arakujyanayo yego, ariko se azakujyanayo kangahe? Ibibazo ari bugusigire se byo uzabikiza n'iki?
nyine abana b'abakobwa bajya batekereza kabije. Iyo ni inama ya mbere nabagira. Iyindi nama nagira nyine abasore mani mujye mugerageza kuba serious. Nuko ikintu cyo ntekereza nta mukobwa ni gake umukobwa yakwemera ko muryamana atagukunda. Noneho we uri kubikora uri gukinisha umutima we. Urukundo rurababaza ku buryo nyine gufata umwanya ugatekereza gukinisha umuntu rimwe kabiri. Noneho hari abantu baba barabyize nka business. Kavuga nzagenda kuri uriya bigende gutya njye gutereta uriya nibigenda gutya njye gutereta uriya. Atari gutekereza ko ari kubasigira ibikomere. Ni nabyo bikomera abantu benshi bafite, nyine abantu benshi barakomeretse. Nyine nabo bagerageze kuba serious. Yego wenda ntago nahindura isi kuko isa nkaho yamaze kwandura cyane, ariko nk'umuntu ugira umutima uravuga nk'ibintu nkoreye umuntu ngiye bimbayeho. Nujya ujya gukorera umuntu ikintu ujye wishyira no mu mwanya we. ubona ari isi yanduye cyangwa abantu nibo baba baranduye? Niba ari abantu ntago nese ubundi si abantu bayituyeho buriya ntago mbizi neza. Uti abasore ubundi mu buzima bwawe uretse uwo ngo wakubyariye waba umaze gutandukana n'abasore bangahe mu buzima bw'urukundo? 3. Uwo mwapfuye nk'ikosa ryawe bwite uhora wibuka rikakubabaza ni irihe? Kandi nakubwiye wanyise Daisy. Nta kosa namukoreye gusa nyine ndatekereza nari nkiri umwana haje ko yarambwiye ngo dukore ubukwe ndabyanga. Icyo gihe yari agiye kujya muri Canada, yarambwira dukore ubukwe azagende twarakoze ubukwe ndabyanga. Ndavuga ndakora ubukwe gute? Nyine nanireba nkabona ndi umwana ntago nshoboye gufata responsibility. Ubu mujya muvugana? Oya. Tugane ku musozo, ni gute filime Ikiriyo cy'urukundo yagize impinduka mu buzima bwawe cyangwa se hari icyo muri ibi bihe bya none kubye ko wavuga uti that is my story of my life? Icyambere nabonye ko bakina ubuzima bubaho kuko ndabizi nyine byambayeho, hari n'abandi tujya tuganira nkumva byabayeho, hari n'izindi story njye numva nkumva byabayeho. Icya kabiri nyine ifasha no kwigisha abantu. Urumva ishobora kugufasha kuvuga ati nibe bigenze kuri uriya akabyakira cyangwa se akitwara gutya njye nakwitwara nte kuri ibi byambayeho. Urumva harimo inyigisho uruhande rumwe. Yego. Ikintu wumva utasohokamo hano ngo dutandukane utavuze utambajije utabwiye abakunzi badukurikiye ni ikihe? Nakubajije urumva byinshi nabivuze, ari inama numvaga nagira abantu nazigiye. Ubundi numvaga nzakora nka channel yo kujya ngira abana b'abakobwa inama, nuko nyine bitajya bikunda. Ariko hari igihe umuntu aba yarabonye amasomo menshi mu buzima akumva agomba kuyasangiza abandi. Nka buri munsi ukumva ufite akantu wagira abana inama, ariko nibikunda nzanabikora. Rero cyo nabwira abadukurikiye cyo n'abatarareba filime Ikiriyo cy'urukundo ko narayirebye ngira ibyo nigiramo, nabo bazajye kuri Iris TV Rwanda bayirebe. Ndakeka nabo bazagira ikintu bigiramo nkuko nanjye nakuyemo isomo. Sigaje ikibazo kimwe tugasoza, hagati aho mbwira abantu ngo akwisomera ku jambo umubasha ugashira inyota, wasoma ku mubasha ugashira inyota. Ni ikinyobwa cyiza cyengerwa mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze werekeza mu Kinigi hafi mu Gashyangiro. Ahantu hose waba wifuza gutereka depo bahamagare barakikugezaho. Nimero uraza kuzibona hasi kuri tablo yacu, urebemo hasi hariho nimero z'ijambo umubasha. Ahangaha turi rero ho twakoreye ikiganiro ni kuri Urugano Virunga Paris, hamwe mu hantu ushobora kubona chambre nziza, byo kurya byiza, inkoko cyangwa se urukwavu cyangwa ifi bikugeraho mu minota 30 command yari yose ubahaye. Ikindi nakubwira ni Lipia Restaurant
iherereye mu mujyi imbere ya ADPR, imwe mu maresitora meza wariramo ukaryoherwa. Tubashimire mwe mwaduteze amatwi muri iki kiganiro, mukomeze muryoherwa n'ijambo umubasha.